Yo, não me touche. Yo, não me touche. Volta! Uyu nguyu niwe wacu twaduturanye muhira. Uyu nguyu rero yise ma data mubona. Jana nataro tuhunga mubona. Il dit qu'il n'a pas de maman, il n'a pas de papa. Et celui-ci a sa fille de son papa. Benshi barapfuye, abandi babuze abo bakundaga, abandi babuze umuryango ndetse imiryango imwe yarazimiye mu minsi 100 yonyine cyangwa amezi 3. Ni igihe cy'umuborogo, igihe imfubyi zari zitangiye kugwira, abapfakazi bakiyongera, benshi batawe mu matuwarete, abandi baricwa, abandi baricirwa, ndetse ni umunsi w'agahinda utabasha kwiyumvisha. Ijoro ry'umuborogo utazi ko buri buke, amanywa utazi uko buri bwire, yo mbega amarira ateye agahinda. Ibyo ngibyo nimbivuga ntiwumve ibindi ahubwo wumve jenoside yakorewe abatutsi mu mwaka w'1994 ku ngoma y'ubutegetsi bwa Juvenal Habyarimana, ubwo indege yari imaze guhanuka. Hanyuma igicuku cy'umuborogo, 2:30 z'umugoroba, jenoside ibiratangiye. Benshi barahunga, bati ibyabo, bati inka zabo, bati imiryango, buri umwe arirukanka atazi aho agarukira. Na n'ubu ibikomeye biracyahari ku gihugu cy'u Rwanda. Ibi nimbivuga wumve yuko dukwiye kubyibuka kandi tukongera tukiyubaka, tukavuga ati ibi bintu ntibizabeho, cyangwa ngo genocide never again, cyangwa nizongere kubaho. Ubwo abagabiranye bisubiranagamo, umwe akicira undi akavuga ati kuko tudahuje amazuru, kuko tudahuje ubukire ndetse n'ubushobozi, ni ikimenyetso yuko utari umwe mu banyarwanda bacu. Ugafata umuhoro ukamutema, yewe yaba afite umwana ukamusekura mu isekuru, ubuzima ukabufata nk'aho ari ikintu gisanzwe. Mbese ubuzima muri icyo gihe bwari bumeze nk'amazi. Ibi nimbivuga wumve jenoside yakorewe abatutsi mu mwaka w'1994. Ibi nimbivuga wumve ibyabaye 2:30 z'umugoroba, ubwo bari bamaze gutangaza urupfu ndetse n'ihanuka ry'indege ya Habyarimana. Jenoside igatangira uko. Ubwo nibwo abantu bari biturije baryamye mu mazu yabo, bagiye bumva urusaku rw'imiborogo, bumva ku miryango benshi bari kududura ati musohoke tubice kuko ntabwo muri abanyarwanda. Abari abanyarwanda bagabiranaga icyo gihe bisubiranyemo. Abana benshi b'abatutsi barafashwe babarunda mu nzu barabatwika, nk'uko mwabyumviye benshi bakaba barabyiboneye n'amaso yabo. Ni ibintu utabasha kwiyumvisha ukuntu ikiremwa cyafata ikindi kikakica, kandi tuzi yuko mu biremwa byose byaremwe kirazira kuba ikiremwa kiri mu muryango umwe n'undi cyafata ikindi kikakica. Ariko mu mwaka w'1994 ntabwo ariko byari biri, ahubwo wabonaga umuntu ukamubona nk'aho atari ikintu, ukamubona nk'akantu koroshye. Ntiwite ku buzima bwiwe, ahubwo ukumva yuko ugomba kwita ku nyungu zawe no kwikurira imitungo yiwe. Yo mbega agahinda gateye ubwoba, mbega ukuntu kubyiyumvisha birenze intekerezo, mbega ukuntu kwiyumvisha ukuntu umuntu yafata undi akamwica, yewe birababaje kandi biteye agahinda. Reka ibi bintu ntibizongere, nitubivuga twongere ngo ntibizongere. Hano ni kuri Beyond What You Know TV, aho turenga imbibi z'ibyo wigeze kumenya, ahubwo ibiri mu mwijima tukabishyira ahagaragara. Niba ukunda ibiganiro byacu kandi ukaba ushishikajwe n'iyi video, kanda subscribe, like, usharinga iyi video kugira ngo abantu benshi bamenye agahinda uru Rwanda tubona rurabagirana, u Rwanda ruri kuzamuka mu iterambere rya buri munsi, babashe kumenya aho rwaturutse kuri 0, ariko ubu ngubu ruri ku rugero rushimishije. Ariko usubiye mu mateka y'imyaka 32 ishize, usanga icyari u Rwanda rwari ikintu cyandagaye. Ariko ibi ntibizongere.
ubuyobozi buriho buhana iterambere ry'umuturage uko yaba ari kose, aho yaba aturuka hose, ururimi yaba avuga rwose. Ariko mu mwaka w'1994 siko byari biri. Abenshi barapfuye bazira imiryango yabo, bamwe bazira amazuru yabo, bamwe bazira bashyingiranwe. Yewe ntibyari bisanzwe kubona umugabo yafata umugore akamwica, cyangwa umugore akagambanira umugabo akica abana be, abana bakica ababyeyi babo. Ni ibintu bitangaje kumva ukuntu abantu bihekura ku karubanda izuba riva. Iyi ni jenoside yakorewe abatutsi mu mwaka w'1994. Reka iyi ntibizongere. Icyo gihe tubyinjiyemo neza ku ijoro rya 2:00 z'umugoroba, ubwo Kanombe, Kimironko hose humvikanye urusaku n'ivumbi rigatumuka ry'urupfu rw'indege ya Habyarimana, ubwo yari imaze kugwa inyuma y'urugo rwe bamaze kwirasa ibifaru bita iyi ndera, ndetse na perezida w'u Rwanda. Ariko perezida Sese Kumwendo wa Zabanga wo muri Zaire ntabwo yigeze yitabira iyo nama yo ku kibazo kiga ku mutekano muke mu karere k'Iburasirazuba bwa Afurika. Uyu ni perezida wa Zaire, ntabwo yigeze ajya mu nama, ahubwo yari yaburiwe kare yuko ishyamba atari ryeru muri iryo joro yuko perezida Habyarimana ashobora kwitwa. Akirimenya ahise abitangariza inshuti yiwe perezida Juvenal Habyarimana wari uyoboye u Rwanda mu mwaka w'1994. Ariko aramubwira ati nta cyambuza kujya mu nama yo kwiga ku masezerano twagiranye mu biganiro bya Arusha. Iyi Arusha Conference yabereye Dar es Salaam muri Tanzania. Baragiye ndetse babangukaho isaha, inama iratinda, ariko nyuma iza kuba irarangira. Niko bahagurutse kuri izo saha. Hanyuma perezida wa Zaire ntabwo yigeze yitabira iyo nama kubera yuko yari azi akanunu k'ibintu biri buze kuba mu ijoro. Aramubwira ati nshuti yanjye, icyiza nuko mwaguma aho muri Tanzania, yewe nimutahe. Umuperezida arabimenya kuko yaje kubibwirwa n'abamurindaga, abajenerale ndetse n'abandi bose barimubwira, ariko ntiyigeze abyumva. Ni kwa kundi ngo amatwi ari mu rupfu niyumva. Yafashe indege ahaguruka muri Dar es Salaam Tanzania, yerekeza i Kanombe ku rugo rwiwe rukuru. Hanyuma niko atangiye kumanuka, ibifaru bibiri, kimwe cyahushije indege, ikindi kirayifata, ndetse indege igwa hasi. Muri ako kanya Black Box, agasanduku kabika amakuru y'indege, barakibi. Ese kibwe nande? Byagenze bite kugeza n'uyu munsi kuki kataraboneka? Ni ikibazo giteye urujijo uyu munsi abantu benshi bibaza kibwe nande. Abenshi bakavuga yuko mu bagambayi arimo hari abari bafatanyije ubutegetsi baheza nguni batemeranywaga n'ibyo Habyarimana akora kuri iyo ngoma. Abo nibo bahise batangiza jenoside yakorewe abatutsi muri iryo joro, ako kanya bakimara kumenya yuko urupfu rwa perezida Juvenal Habyarimana rubaye. Ibi biratangaje kandi biteye agahinda, ubwo muri iryo joro na benshi ntabwo baryamye, ahubwo benshi biraye ku mazu y'abaturanyi, basahura amatungo, barabica ndetse babagira ibisenzegeri. Niyo mpamvu uyu munsi muri uku kwezi kwa kane abantu benshi bibuka urupfu n'agashinyaguro igihugu cy'u Rwanda rwanyuzemo. Ariko igitangaje ni uko nyuma y'imyaka 32 yose haje uyobowe n'umugabo umwe, umugabo w'igihangange rudasumbwa nk'uko benshi bamwita, yitwa Perezida Paul Kagame. Uyu Perezida Paul Kagame niwe warukuye muri ayo macakubiri ndetse muri icyo gicuku cy'umwijima igihugu cyari kirimo, agikura mu mage. Uyu munsi iyo wumvise igihugu Rwanda umva yuko ari igihugu gitangaje, igihugu cy'iterambere, igihugu gifite umutekano uhambaye, igihugu giteye cyane kurusha ibindi byose muri Afurika. Ibyo byose bisobanura igihugu cy'u Rwanda. Byakozwe n'umugabo umwe, ndetse uyu mugabo akomeje kuzahura byinshi. Nawe udasanzwe kuko iyo uvuze Perezida Paul Kagame bumva u Rwanda, cyangwa nimvuga u Rwanda umve Visit Rwanda. Iki gihugu kirenze uko we ubitekereza, kirenze uko we wabyumva mu ntekerezo zawe. Ukuntu abantu bari bahanganye uyu munsi bayoborana, uyu munsi bakaba bahahirana. Ariko ibi bintu ntibizongere. Uyu munsi u Rwanda rwageze ku ntera nziza ishimishije, intera y'iterambere, ariko ruracyakomeje kuzamura ibikorwa byabo ndetse n'ubuhangange ku ruhando mpuzamahanga, bifashijwemo n'umugabo Perezida Paul Kagame, cyangwa perezida uyoboye imyaka 32 yose. Uyu Perezida Paul Kagame ni umugabo w'igihangange kuko ujyanyije kuri repubulika zose zayoboye igihugu cy'u Rwanda,
usanga igihugu akivanye mu mwijima akakigeza mu mucyo. Igihugu aracyubaka, nyakatsi zirakika, imihanda iriyongera, serivisi ziriyongera, ibitaro ndetse no kunga ubumwe hagati y'abanyarwanda baragiranye amakimbirane, uyu munsi bakaba barebana ijisho ryiza. Hano ni kuri Beauty What You Know TV, ariko nk'uko muri iyi video wakomeje kugenda ubyibonera, ni ibintu bidasanzwe u Rwanda rwanyuzemo. Mureke ibyo amateka y'u Rwanda yanyuzemo ntibizongere. Benshi bashaka kubiba amacakubiri ndetse no kongera gukora jenoside, ariko reka ibyo ngibyo tubizubikire Rwanda. Reka dusengere umugozi umwe kugira ngo tugeze aho dushaka yuko u Rwanda rwacu rugera ku ruhando mpuzamahanga, ndetse Afurika yunze ubumwe ikabaho bitewe n'uko perezida wacu akomeza kugenda abigaragaza. Njye mwabanye muri iki cyegeranyo ni Kalise Mutabazi Arindoci. Muhawe ikaze no mu bindi biganiro tugenda tubagezaho umunsi ku munsi. Bakunze iyi video, gisharinga inshuti zawe kugira ngo zibone. Iyi ni video igaragaza amateka u Rwanda rwanyuzemo, ariko uyu munsi tukazibukira uko bukeye bukira kugira ngo ibi byabaye ntibizongere. Tubahaye ikaze kandi tubashimiye ko mwakunze kudukurikira. Mweke kumudukurikiye ku zindi mbuga nkoranyambaga zacu, wandikamo Beyond What You Know TV cyangwa kurenga kure y'ibyo wigeze kumenya. Uyu munsi turabizana imbere yawe ukabimenya. Reka dukomeze gukora mu bindi biganiro. Ndabakunda cyane, bye bye. Dore inyenzi hano. Mumbabarire. Twishe abatutsikazi bose. Inkotanyi zaho nizigera intanga, nzasanga nta n'umusigaye. Habe namba.